Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mukuri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi cyo kuri Soso TV show. Amahoro y'Imana abane namwe. Ni mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, muri hanze yarwo, mbahaye ikaze. Uyu munsi ni ku cyumweru. Nifuje kugira ngo mbere yo kubabwira ikiganiro nabateguriye, mbanze mbasomere ijambo ry'Imana. Hariho abagiye gusenga, ariko nanone nibutse n'abatagiyeyo kugira ngo banze mbabwire ubutumwa bwiza dusanga muri Zaburi igice cya 50, umurongo waho duhera ku wa 16 tugeze ku murongo wa 22. Haravuga ngo, ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri nyanga guhanwa, ukirengagiza amagambo yanjye, uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatana n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpwanye nawe rwose, ariko nzaguhana bishyire imbere y'amaso yawe ko bikurikirana. Nuko mwabibagirwa Imana mwe, mutekereze ibi, kugira ngo ne kubashishimura hakabura ubakiza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo nifuje kuribaganiriza kugira ngo mwirinde ikibi cyose n'aho kiva kikagera, kugira ngo umunsi Imana izaza guca urubanza utazahanwa n'abandi, kugira ngo Imana izasange wera, maze nawe ubashe kubona ubwami bwo mu ijuru. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mudamu umwe w'umupasiteri, Pastor Mutesi, aho aherutse gukora ikiganiro kuri Giraneza TV avuga ko agiye gusezera gukoresha urubuga rwe rwa YouTube, ngo kubera impamvu nyinshi zitandukanye amaze kubona, ngo hari bamwe na bamwe batamwifuriza neza, bamwe na bamwe batamwishimiye, ndetse harimo no kumugambanira ejo n'ejo bundi ngo bashobora no kumwica. Ibyo kandi yabitangarije aho aherutse gusohoka amashusho ndetse n'amavidewo n'ama-audio y'amagambo aherutse avugira kuri telefone, avugana n'umugabo umwe witwa Steven w'umupasiteri uba muri hanze y'igihugu, aho bavuganaga avuga ko anenga cyane, arimo aratuka avuga amagambo mabi kuri madamu Asiya, madamu w'inzahuke umwe witahiye. Ayo magambo kandi hariho benshi batayumvishije, ariko nanone hari abayumvishe. Ni amagambo yari mabi avuga ko uyu madamu Asiya ari umwana mubi, ari umugome, ari umutindi, ari umugore w'ikigoryi, kandi umugore ngo wagerageje kurya amafaranga y'uyu mugabo amubeshya urukundo. Ibyo Mutesi yabivuganaga uburakari bwinshi cyane, n'amagambo mabi arimo ibitutsi, amagambo rwose nawe wamugaya kuko ntabereye umuntu w'umupasiteri wigisha ubutumwa bwiza. Abakunzi b'uyu mudamu bakomeje kumubaza icyabimuteye. Yabashubije yuko ari uko yumvise ko Asiya ngo yabenze uyu mugabo, ariko mu kumubenga ngo yari amaze kumurya amafaranga menshi cyane, kuko yamufashaga no mu buzima bwe bwa buri munsi, ngo aho yamuguriye furati, ngo akayishyurira abana amashuri, ndetse n'amafaranga amwe n'amwe yagendaga amuha. Cyababaje Mutesi ngo ni uko ari nawe wari waratanze pase. Uyu mugore Asiya nubwo yatandukanye na Steven, ariko bari baramaze kugacishaho, ngo barakundanye biratinda, aho twagiye twumva ama-audio amwe n'amwe agaragaza ko abantu rwose bari bakundanye cyane. Aba bapasiteri bombi amajwi yabo akijya hanze agaragaza ko mu majwi yabo rwose huzuyemo ibitutsi n'amagambo mabi, byabababaje ndetse birabashengura, aho batangiye gushyiraho amafaranga ngo kugira ngo bashakishe umuntu waba wagerageje gusohora ayo majwi ndetse n'ayo mavidewo. Ngo ni amafaranga 200,000 by'amadolari, havunjwemo 280 y'amanyarwanda. Mutesi kandi yagarutse ku mpamvu ngo zatumye bano bombi batandukana, ngo ni ukubera
ibyo yabonye kuri Steven ndetse yumvishije ngo bigatuma ngo atabasha kwihanganira urukundo rwabo, biba ngombwa yuko Asiya abwira Steven yuko bitavamo, ngo kandi hari ibintu byinshi batumvikanagaho ubwabo. Uyu mudamu akimara gusohora ikiganiro, hari abakunzi be bamwe na bamwe bamunenze bagira bati muririrwa mushakisha abari gusohora amashusho yanyu ndetse n'ama-audio yanyu muri kuvuga amagambo mabi yuzuyemo ibitutsi, ati ubwo wowe washwanaga na Sandrine muri gupfa Ferdinand warangiza ukamufata dikode ukazishyira ku mbuga nkoranyambaga, ati ese Sandrine kuki atigeze ajya kukurega? Utekereza se ko bitamubabaje ngo warangiza urimo urashaka abo guhongera amafaranga 280 ngo bagushakire abasohoye amarikodi yawe? Ati watuje ugahama hamwe ugasaba imbabazi abantu bose wakoshereje, abo wavuze nabi ndetse n'abo ugenda urenganya. Yashoje icyo kiganiro avuga ko amaze igihe kirekire ashakisha abantu birirwa bamusebya, bamutera ubwoba, bamwandagaza ku mbuga nkoranyambaga ngo kandi nyamara ntacyo yabagize, bamutera ubwoba bamubwira ko ngo no kumwica azapfa. Nuko asoza ababwira yuko asezera buri umwe wese yaba yarahutaje, yaba kuri social media ndetse n'abandi bose bagenda bamwibazaho, ngo kandi arishinganisha ku butegetsi kubera abo bantu bashaka kumuhitana, kandi mu by'ukuri ngo atekereza ko ntacyo yabagize. Yashoreje ku ijambo riri muri Bibiliya mu gitabo kiri mu Migani ibice 22 umurongo waho wa 3, aravuga ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyirinda, ariko umuswa aragomeza akabibamo akababazwa nabyo. Ati ni muri ubwo buryo rero nshaka kuba mfashemo pause nkaba mvuye kuri YouTube, wenda wasanga n'aba bamiga aricyo banziza. Nimara kubona aba bose bangendaho barafashwe n'ubuyobozi bagakurikiranwa, nkabona ubutabera, ati wenda nzagaruka, ariko nzagaruka mu buryo bwo kuvuga ijambo ry'Imana, atari ibi by'ibiganiro nirukagamo byo ku mihanda. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi naha tugishoreje. Mwakoze kudukurikira, turagushimiye we wakoze subscribe, nawe utarayikora turagusaba kugira ngo uyikore kugira ngo ibiganiro byacu bikugeraho uwo mwanya. Mwakoze, mugira amahoro, turabakunda cyane. Bye.